mwami Imana yacu umuvyeyi dukunda turagushimiye umugoroba izina ryo rihimbazwe tunejejwe cyane n'amahirwe duhaye yo gusoza isabato turi hamwe tungana dutya turi umugabane utari munini ariko isezerano ryawe nuko aho abana bawe bari uzajya uterana nabo. Yesu rero ngo uterane natwe kandi dufite ibyiringiro ko Mwuka w'Imana ari umwigisha ukomeye mukuru w'iri teraniro. Turakwihaye ngo uyu mugoroba twumve ijwi ryawe mu izina rya Yesu, amen. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri uyu munsi w'isabato kandi Imana ntiyabuze kubana natwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba rero tugiye gusoza isabato, tugiye kuganira amagambo atari menshi ariko y'ingenzi. Ni amagambo afite umutwe uvuga ngo handitswe ngo, it is written. Handitswe ngo niyo magambo nifuza ko tuganiraho gato muri kano kanya. Reka tujye muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere kumanuka hepfo, cyangwa se muri Matayo igice cya 4 umurongo wa mbere kumanuka kugeza ku murongo wa 11. Ariko giye ndifuza gukoresha ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Haranditswe ngo Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numpfukamira ukandamya buriya bwose burabubwawe. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ari yo ukorera yonyine. Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. 12. Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Hano tuhabonye urugamba rwahanditswe ngo, impande ebyiri zihanganye zihanganishijwe n'iki? Nahanditswe ngo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, urugamba rwahanditswe ngo. Yesu ati handitswe ngo, Satani ati handitswe ngo, ni ikintu gikomeye cyane. Iyo twize intambara ikomeye, icyigisho kivuga ngo ibyanditswe byera umurinzi wacu, hari amagambo batubwira uburyo dukwiye kwimenyereza ibyanditswe byera tukabyiga cyane. Ariko uyu mugoroba nifuje yuko twakwiga iki cyigisho mu kindi cyerekezo. Ni by'ukuri Satani yaravuga ngo handitswe ngo, na Yesu agasubirisha handitswe ngo, bikagaragara yuko amunesheje. Satani akagarura indi handitswe ngo, bikagaragara yuko amuteye n'ingingo. Yesu nakamuneshesha handitswe ngo, bigaragara nk'umukino wo gukirana. Ariko ndibaza ikibazo kibaza ngo, ubu musore yagera imbere y'inkumi kandi umukobwa yamwiteguye neza ashaka umugusha mu mutego w'ubusambanyi, maze umukobwa agahita asoma ngo handitswe ngo ntugasambane, maze agahita atsinda. Ntekereza yuko dukwiye kwiga aya magambo mu buryo burenze inyuguti ziyanditse. Ntabwo Yesu yasubirije yahanditswe ngo y'inyuguti, kuko handitswe ngo y'inyuguti ntabwo nzi neza niba umuntu ashobora kuba yarakaye, umugore akurakaje cyangwa se umugabo akurakaje, maze ugahita mu mutima wavuga uti handitswe ngo ujye wihangana, wihangana akageza imperuka. Wabyibuka bigahita bituma utuza. Hari ikindi kintu kirenze izo nyuguti, nicyo nifuza ko tuganiraho uyu mugoroba. Nubwo nifuza cyane ko tuza gutinda cyane kuri Yesu hano, ariko hari icyo nifuza ko tumwigiraho. Ntabwo Yesu yavuze ngo mu kuva handitswe ngo, muri Zaburi handitswe ngo, ahubwo Yesu mu mibereho ye hari handitswe ngo ntukagenze utya, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Handitswe ngo yari yaravuye iyo ihinduka imibereho ya Yesu kuva mu bwana bwe. Yitoje iyi handitswe ngo igihe yarakiri ku biro bya nyina, yemereye umwuka w'Imana amwandika mu ijambo ry'Imana.
rihinduka imibereho ye. Muzasoma mu wifuzwe byose ku ipaje 39 amagambo avuga ngo kuva ngo Yesu akimara kuvukira mu isi, Satani yiyushya kuya cyane ngo arebe uko yagerageza Yesu akamunesha, akamukoresha icyaha. Ngo ariko Yesu yahoraga yirinze cyane, ngo yirinze ubwo kwishyira ahantu hose Satani ashobora kumutsindira. Yakoze ibishoboka byose ngo yirinde ibyamushuka uko bishoboka kose. Rero kuva mu bwana bwe Yesu yakoze ibishoboka byose, yemerera Imana imuhindura uko ishaka. Ndagira ngo rero tuve kuri Yesu tuze kuri twebwe. Reka tujye mu gitabo cy'Abaheburayo, mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10. Urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 10. Tuhagere, hari ijambo rishaka ko tuhatekerezaho. Abaheburayo igice cya 10. Yesu ageragezwa na Satani. Satani aramubwira ati genzura icyaha. Yesu aramubwira ati handitswe ngo. Satani azana ingingo ati handitswe ngo nanone. Ntabwo nirengagije ko mu minsi iri imbere tuzakizwa na handitswe ngo. Handitswe ngo izaturokora pe. Ariko se iyi handitswe ngo ivugwa aha ni iyi. Reka dusome urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 16. Handitse amagambo meza. Abaheburayo 10:16 haranditswe ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niwo nzayandika. Ngo niwo nzanyendane. Hano hagarutse indi nyandiko. Yesu ati handitswe ngo. Satani nawe handitswe ngo. Imana rero kugira ngo ikemure iki kibazo irivugiye ngo dore isezerano nzasezerana nabo niri, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwaho niho nzagenzane, niho nzayandika. Iki kintu nagira ngo mucyumve neza. Kuki iyi nyandiko ije? Twongera kubona indi nyandiko. Twongera kubona Mose azamuka umusozi. Mose azamutse umusozi aragenda ajya guhabwa amategeko n'Imana. Maze Imana yifatira n'urutoki rwayo irandika. Yandika hehe? Ku bisate by'amabuye. Ndagira ngo nongere mbibutse ikintu gikomeye. Ntabwo muri Edeni byari binaniye Imana kwandika amategeko yayo ku bisate by'amabuye, ariko nta nyandiko tubona yo ku bisate yigeze igaragara muri Edeni. Ahubwo Imana yifuzaga yuko Adamu nayemerera izamwandikamo amategeko yayo neza neza, akamujyamo akamubamo. Iby'inyandiko ntibyari bihari, kuko Adamu akiri muri Edeni yari afite ubushake bwo kwandikwamo amategeko y'Imana. Nuko nihuse ikintu gikomeye nshaka kuvuga. Umugambi w'Imana ntiwigeze uhinduka wo kwifuza kwandika amategeko yayo mu mitima y'abantu, ariko biza gukomera. Abisirayeli nibo tubona ko ari ubwoko bwatoranijwe. Ikintu kibabaje nuko Imana yifuza kubaha amategeko kugira ngo bagire amategeko, ko guverinoma yose igira amategeko, igira amabwiriza igomba gukurikiza. Nuko yamaze igihe kirekire ibashakamo aho yakwandika, irahabura pe, irahabura neza neza. Yareba imitima yabo ikabona ntabwo iteguriye kwandikwamo amategeko. Nuko ibona kandi ntabwo bazigera babarwa ko bari muri guverinoma y'ijuru kandi mu kuri badafite amategeko. Icyo cyari ikintu gikomeye. Nuko Imana iravuga iti abantu kugira ngo babe bafite amategeko, kuko banyimye imitima ngo nyandikemo amategeko, reka mve kuyandika ku bisate by'amabuye. Imana yanditse amategeko ku bisate by'amabuye kuko imitima yari yayibuze. Imana yemera yuko nibura izajya ifata ibyanditse ku bisate by'amabuye ngo noneho ibikoporore uyemereye ibyandike mu mitima. Se birumvikana neza? Ariko uko iminsi yagiye ishira ntabwo byakunze. Abantu benshi bagiye barimbuka umugambi w'Imana utagezweho, kuko benshi bayimye imitima. Muzasoma ngo benshi barimbukiye mu butayu kubera kwinangira n'ibindi bagenda barimbuka. Ariko Imana kuko yifuza ko abantu n'ubundi bazakomeza kugira amategeko, ishima yuko itoranya abantu ngo bandukure noneho ibyo bintu byitwa amategeko babishyire mu nyandiko, baziduhe tuyatunge muri Bibiliya. Niyo mpamvu mubona amategeko. Ikibazo ngiye kubaza muri uyu mugoroba, ese amategeko yanditswe hehe? Ahagana he? Abantu iyo babajije ngo amategeko yanditswe hehe, barasubiza ngo amategeko yanditswe muri Bibiliya exactement mu kuva igice cya 20 ukava ku murongo wa mbere ukamanuka hasi.
bagatanga n'izindi verse zitandukanye. Ariko ndagira ngo nongere mbabaze iki kibazo, tujye imbere nibura igihe ubuhanuzi buzaba bumaze kugera ku rwego rukomeye, aho ibyanditswe byera tuzaba twabyambuka. Inyandiko zigaragaza yuko bidatinze. Izi nyandiko mubona dufite ari Bibiliya ubwazo, ari n'izindi nyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi. Inyandiko zigaragaza yuko bidatinze tugiye kwamburwa ibyanditswe byera. None icyo gihe nibabaza ikibazo kibaza ngo mbese amategeko y'Imana yanditswe kandi tudafite ibyanditswe byera, tuzasubiza ko yanditswe mu kuva igice cya 20 bizagenda bite? Igihe ni iki ngo twemerere Imana isezerano yasezeranye kera yuko izandika amategeko yayo mu mitima yacu? Igihe ni iki utuyemerere ikora uwo murimo mu mitima yacu, kugira ngo igihe tuzaba tumaze kuzimiza ibyanditswe byera, inyamaswa yabinyaze yabisiribanze nk'uko byagenze mu mateka, inyandiko ihamya yuko n'ubundi ibyo bigeze bibaho. Bibiliya ziratwarwa, inyandiko ziratwarwa, ariko inyandiko ivuga yuko tugomba gukora ibishoboka byose ku buryo tutazigera tuzimiza ibyanditswe byera, bona n'ubwo ibiri physique hard copies bazaba bazitwaye. Ndagira ngo dutekereze rero kuva igice cya 20. Nibyo kuri mwavuze ko yanditswe mu kuva igice cya 20, ariko remi challenge yo, reka tugerageze tugire ikintu dutekerezaho, twiwe umukoro. Kuva igice cya 20 haranzwe ngo Imana ivuga aya magambo yose iti, ndo Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ikintu gikomeye abantu ntazi ko bajya batekerezaho, niba wifuza ko aya mategeko y'Imana yandikwa mu bugingo bwawe, hari ikintu ugomba kuzirikana, kuko isezerano ryavuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayandika. Niba wifuza ko iki gitangaza gikorerwa ubugingo bwawe, hari igitangaza gikomeye ugomba kubanza gukorerwa ukabimenya, kandi ntugombe donc kitari inshoberamahanga ku buryo ufite amakuru kuri cyo. Ni ikihe? Imana irivugiye ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Nimusoma mu bice byabanje mu gitabo cyo Kuva, muzasoma yuko Imana itigeze ikora ikosa ngo itanga amategeko kandi Abisirayeli bakiri mu Egiputa. Ntabwo byakunda. Bari bakiri mu Egiputa. Muri Egiputa hagiraga umwami wabo, Farawo yari umwami wo muri Egiputa. Iyo Imana itanga amategeko rero, hari kuba habonetse amategeko ya za guverinoma ebyiri mu gihugu kimwe, byari guteza intambara. Rero tekereza, mu gihugu kimwe habonetse amadarapo abiri y'ibihugu bibiri, byateza intambara, byateza ibibazo. Rero kugira ngo Imana itaza kwivanga ku buyobozi bwa Farawo, Imana yabanje kura Abisirayeli mu Egiputa. Then hirya yo kubakurayo, imaze kubakurayo, ibaha amategeko nk'igihamya cy'uko ari nyiri guverinoma, kandi abo ngabo bagomba kwibera abaturage bakayumvira. Kandi umuturage mwiza yumvira amategeko ya guverinoma. Imana ari ikintu cya mbere izabanza kugukorera, izabanza kunkorera niba nemera nifuza ko iri sezerano risohorezwa. Nuko iri sezerano rizaba rivuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Umuntu yabyemera atabyemera, nta nubwo ari amahitamo. Umuntu yabyemera atabyemera, avukira muri Egiputa, Egiputa y'ibyaha. Igitabo cy'umugenzi kivuga yuko uriya mukristo atangira avuga yuko yavukiye mu mudugudu rimbukira. Havuga yuko aho ngaho ibyahabaga ni ibyaha gusa, nta cyiza. Ariko umunsi umwe aza gusurwa na mwuka w'Imana, ngo igihe yasomaga ibyanditswe byera, still yanyandikira garuze. Igihe yigaga inyandiko, ubwo Pawulo yandikira Timoteyo nawe hari icyo yamubwiye avuga ku nyandiko, kugira ngo wumve ibyabaye kuri mukristo neza. Ngo mukristo igihe yari ari gusoma ibyanditswe byera, ngo yatsinzwe nabyo, ngo bimumenyesha yuko ahantu atuye ari irimbukiro, kandi ko nahaguma azaharimbukira. Ategekwa kuhava agahungira mu mudugudu mu rurembo Siyoni. Pawulo yandikira Timoteyo, rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 yaranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. 17 kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Hano baravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Icyo nicyo byakuriye mu Kristo. Igihe yavumburaga yuko ari mu Egiputa, mwirimbukiro, yabuze amahoro. Ntabwo ushobora kuva mu Egiputa, urugendo rwawe ngo rutangira uva mu Egiputa udatangiranye no kubura amahoro. Uburira amahoro yose, uburira amahoro mu gihugu wari utuyemo cya Egiputa.
ibi ntabwo ari ibintu bishobora kwikora ngo bize gutyo gusa, ni umwuka w'Imana ushobora kubikorera umutima. Nawe tuyandika amahirwe n'ibandi paje ya 9 cyangwa ya 12 bitewe n'igitabo ufite, yaranditse aravuga ngo uwo Kristo agira imbabazi abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, akaba ari umurimo w'umwuka wera kumwemeza icyaha. Igihe Yesu rero igihe wifuza ko Yesu agukura mu Egiputa, nagira ngo nkugire inama, ujye uba bugufi bw'iyi nyandiko, uyihakanya. Hari benshi inyandiko, hari benshi Bibiliya yikorera ibitangaza, biradusaba rero kuriha umwanya. Iki gihe tukiri muri guma mu rugo, biradusaba ikintu gikomeye cyo kwegerera ijambo cyane, kuko ijambo ry'Imana Yesu yarivugiye ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagenza gute? Kuzababatura. Kandi Yesu arongera avuga ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo. Urumva agarutse ku kuri, ukuri gufite ububasha bwo kubatura umuntu, kandi iri jambo bwaryo ni ukuri. Uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Iri jambo rishobora kweza umuntu. Nari ntagiye mvuga nti Imana kugira ngo isohoze ririya sezerano yavuze yuko izandika amategeko yayo mu mitima yacu, nuko tugomba kuyemerera ikabanza ikadukura mu Egiputa. Mu Egiputa se ni he? Ni hahandi twibera mu byaha. Uzabaze Zakayo ni hahandi yiberaga mu bwambuzi. Ubaze umwana w'ikirara ni hahandi yiberaga mu kiraro cy'ingurube. Ugenda ubaze Mariya Yohana 8 ni wa wundi wiberaga mu busambanyi bukomeye. Ugenda ubaze wa Musamariyakazi Yohana 4 ni wa wundi wiberaga nawe mu buraya n'ibindi n'ibindi. Abantu benshi turabona bari batuye mu Egiputa, ariko bemereye iri jambo ribakurayo. Ibanga ryiza ryo kugira ngo iri jambo ridukorere igitangaza cyo guhindura imibereho ni ukwemera ikinyandiko ivuga. Yesu abwira nyina igihe bari mu bukwe bw'Ikana, Yohana 2, igihe vino yari ishize, Yesu akavugana na Mariya. Mariya yabwiye abahereza ati icyo ababwira cyose mugenze mute? Yohana 2:5. Icyo ababwira cyose mugikore. Ibanga rya mbere ryo kugira ngo ijambo ry'Imana rikugire umumaro nuko iki ijambo ry'Imana rikubwiye ugomba kucyumvira, utabajije pastor, utabajije umukuru w'itorero, utabajije padiri, utabajije undi wese, ahubwo ukamenya ko ijambo ry'Imana ari ijwi ry'Imana rivugana n'umutima wawe. Kirumvikana neza icyo ngicyo? Ukumva ko ijambo ry'Imana ari ijwi ry'Imana rivugana n'umutima wawe, ku buryo umuntu yihererana n'ijambo ry'Imana, yari umuntu w'umunywanzoga, ari umusambanyi, ari igisambo, ari umugome, ariko uko yiga ijambo ry'Imana rikagenda rimucaho ayo mahajya, ayo mashami, rikagenda ricaho ayo mashami y'ibyaha, riyacaho kugeza ubwo umuntu azava mu mwiherero ukibaza ati no, uriya ni wa wundi. Uzabyiga muri Yohana 9. Tubonamo umuntu wavutse ari impumyi. Muramwibuka? Yavutse ari impumyi, maze Yesu ahageze aramuhumura. Biza kurangira abantu noneho biyenza b'abafarisayo baramusanga, baramubaza bati we uniko uriya muntu niko yemwe uriya muntu si wa wundi wahoraga wari impumyira? Bati si umwe wari impumyi. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, bamwe bati asa nawe. Baramwigira baramubaza, nuko bamubajije arababwira uko byagenze. Nihuse hari ukuntu byagenze, bakomeje guterana impaka, babaza ababyeyi bababajije uyu n'umwana wanyu wari impumyi? Ati nawe n'umuntu mukuru nimugenze mute? N'ubundi byo guhinduka k'umunyabyaha, ibyo guhinduka k'umutima ntibikwiye kubazwa undi, bikwiye kubazwa nyir'ubwite. Nuko baragenda bongera bamubaza, arababwira ati igitumye mubimbaza bwa kabiri ni iki? Ndetse namwe murashaka kuba abigishwa be? Bamwe ati umwigishwa we wenyine, genda. Nuko baramubwira bati shima Imana, uwo wagukijije ni umunyabyaha. Baramusebya uwo wamukijije, arababwira tumva mbabwire rero, yaba umunyabyaha yaba iki, ibyo gihe ntacyo nzi, nta n'iki ibyo bimbwiye. Ikintu nzi ni ikintu kimwe, nuko nari impumyi nkaba ndeba. Urumva ubasha bw'ijambo. Umuntu akeneye kugira ubuhamya. Urumva batangiye bavuga bati mbese niwe? Bamwe basa nawe. Niba ngo kubera umwiherero umuntu yagiranye n'iri jambo, abantu bakeneye kutwibazaho, ariko uriya ni wa muntu wari igisambo, ndabona ko mbona isura ari we, none ko numva ijwi ryahindutse. Kubera iki? Wihereranye n'ijambo riraguhindura kugeza ubwo abantu bakwibazaho, bakagutekereza mu mateka ya kera kandi warahindutse. Nakunze indirimbo Ambassadors of Christ yaririmbye ivuga ngo nahuye na Messi. Iriya ndirimbo nayikunze. Harimo ijambo rivuga ngo hahandi mwari muzi narahimutse ubu. Haleluya. Iriya jambo narikunze bikomeye. Hahandi mwari munzi narahimutse ubu. Niba ngo hari amateka yacu ya kera y'ubuhumya abantu baba bazi, ariko kubera ko batazi uburyo twihereranye n'ijambo ry'Imana, ntabwo bazi uburyo ijambo ry'Imana ryaduhinduye. Niyo mpamvu
ndarikira buri muntu wese muri iki gihe cyaguma mu rugo, umuntu wese yihererane n'izi jambo. Ndababwiza ukuri ko muri uyu mwiherero turimo hazavamo igitangaza, hazavamo igitangaza. Abantu ndabaha urugero, uyu muntu mubona tubana mu gipangu, nubwo aba muri annex ariko ntitujya dusengana. Narategereje ndavuga nti nindamuka muzanye tugasengana, nsanga hari ikintu Imana yifuza kumubwira, natwe yifuza kutubwira. Nimuzana tugasengana, tuzaba inkomyi y'Imana yifuza kumubwira, n'aba inkomyi y'Imana yifuza kutubwira. Ndavuga nti reka Imana imwihererane, kandi ndashimira Imana yuko Imana hari ibyo iri gukora mu bugingo bwe. Mbona atanga igihe cyo kuba imbere y'Imana. Rero hari muri uyu mwiherero turimo waguma mu rugo, mbabwije ukuri, abantu bazasohoka, abantu babibaza uriya ni wa wundi wari utuye ku gasozi k'abarozi. Imibereho ihamye iti oya winyibeshya, aho hantu narahimutse, singituyeyo, nsigaye ntuye ku musozi w'umugisha. Ibyo ni ibintu dufite ibihamya bifatika by'iby'Imana yagiye ikorera imibereho y'abantu batandukanye, natwe twihereyeho. Ndabaha urugero, abantu twiganye muri école primaire baratunguwe. Nigeze njya kubwiriza ahantu mahurira n'abantu twiganye primaire, baratungurwa, bagira ubwoba. Ni Eulade tuzi muri primaire ntabwo nari umwana mwiza, j'étais trop petit, nari muto pe. Urumva narangije kaminuza mfite imyaka 25, narangije kaminuza 2015, nari mfite imyaka 25. Utekereza kandi ukuntu narangije kaminuza ngana, ntekereza ko mwe muranyibuka. Noneho utekereza ukuntu nanganaga niga muri primaire. Ntabwo nari umwana mwiza niga muri primaire nkurikije ukuntu byari bimeze, ariko ikintu cyatunguye abantu ni ukuntu bambonye nyuma yuko iyo myaka yarangiye. Ntabwo bazi ukuntu byagenze, ariko genda bizi ko byagenze. Kwihererana n'iri jambo bihindura umuntu, ku buryo abantu basigara bakuvuga mu mateka ati turamwibuka yarateye atya, byari bimeze bitya. Ariko Yesu ashobora guhindura umuntu amateka agahinduka, ku buryo umuntu wari utuye mu mudugudu w'ubusambanyi ahimuka agatura ku musozi w'umugisha. Muri yiguma mu rugo, ndabisabira buri wese ngo Imana ibimukorere. Navugaga iri jambo rivuga ngo Imana ikintu igomba kubanza gukorera umutima ni ukubanza gukura umuntu wehe mu Egiputa, then yamara kumukura mu Egiputa ikamuha amategeko, ya guverinoma nshya yakiriye. Noneho muri we isezerano ryavuze ngo nzandika amategeko yanjye hehe mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayandika. Ndibutsa ko icyigisho turi kwiga kivuga ngo handitswe ngo. Iki ni Imana yifuza gukorera imibereho yawe. Nimara kugukura mu Egiputa, ntabwo noneho izaguha amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye, nta nubwo izaguha amategeko yanditswe muri Bibiliya, ahubwo noneho izaguha amategeko yanditswe mu mutima wawe. Maze mu mutima wawe itangire, kuko uzaba uyemereye ukayiha umutima, uzayiha umutima itangire yandikamo ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisanisho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Murabana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkabarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka w'umugisha umunsi w'isabato akaweza. 12 turi mu gitabo cyo kuva 20 tugeze ku murongo wa 12. Ubaye so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Amategeko 10 akabagenza ate aruzuye, akubiyemo ibindi bintu bikomeye. Ndabibutsa ko aya mategeko ari mu bice bibiri. Amategeko anabanza ashushanya urukundo umuntu wahindutse agomba gukunda Imana,
amategeko 6 asigaye ashushanya urukundo umuntu agomba gukunda abantu, imibanire ye na bagenzi. Then ane ya mbere avuga imibanire y'umuntu n'Imana, 6 ya nyuma akavuga imibanire y'umuntu na bagenzi be. Icyigisho kiravuga ngo handitswe ngo Imana irifuza yuko umuntu agera imbere y'ikintu cya mugenzi we akakibona. Ni amafaranga yarari hari ahantu, kandi uwo muntu ntabwo bamubonye ko ari ugiye kuyatwara, maze umutima ukamubwira ngo twara ari amafaranga, maze ijwi mu mutima we rikavugiramo rivuga riti handitswe ngo ntukibe. Haleluya. Utagombye kubisoma muri Bibiliya, ku buryo mu mibereho yawe Imana yandikamo ngo handitswe ngo, ku buryo ugera imbere y'umukobwa neza ubona yagusidiye usinze neza yakugoye, umeze nka Yosefu uri kumwe na muka Potifari mwiherereye mu nzu, nta wundi muntu ubareba, akakubwira ngo turyamane, maze ugasubiza amagambo avuga ngo handitswe ngo ntugasambane. Yosefu nicyo kintu cyabaye igihe yari ari mu cyumba bonyine. Amagambo aravuga mu bakurambere n'abahanuzi ngo igihe muka Potifari yamubwiraga ngo dusambane turyamane, ngo muka Potifari yabonaga nta wundi muntu bareba bari bonyine, ngo ariko kuri Yosefu yabonaga yuko ijisho ry'Imana rimuhanze amaso, maze arasubiza ati nahangara nte gukora icyaha gikomeye gicya mu maso y'Imana. Se birumvikana neza? Ntabwo ari ibyo gusa, Yosefu yari yaremereye Imana, maze imibereho ye Imana iyandikamo ijambo rivuga ngo handitswe ngo ntugasambane. Imana yifuza ko ibi bintu biva mu nyandiko, ntukice, ikandikwa muri twe, ku buryo muri twe habamo handitswe ngo. Ibi bintu duhora turwana n'abantu ngo mwambare neza, nyamuna ntimukambare gutya, ntimugasokoze muri, icyo ni ikibazo cyahanditswe ngo. Abantu ntabwo baremerera Imana ngo ibandikemo ibyayo, nihandikwamo. Umuntu niyemera muri we akajyamo handitswe ngo, muri we hazajya habonekamo ijambo rivuga ngo handitswe ngo ntukambare nk'abanyabyaha, ntukambare nk'abapagani, ntukambare nk'abo mu Egiputa, kuko ntukiriyo, ntukiri umuturage wo mu Egiputa. Mpamvu duhora dukubitana n'abantu ku nyandiko n'insokozo nuko handitswe ngo itari yashoboka. Amagambo nawe yanditse mu gitabo cya Evenement de dernier jour, yaranditse aravuga ngo si ngombwa kubwira umuntu ngo andika ibi cyangwa biriya, ngo kuko uwo mutima nudahinduka n'ubundi azongera asubire kuri ibyo bigirwamana. Ngo reka tuvuge ibya Kristo, ngo nituvuge ibya Kristo umutima ugahinduka, ikidahuje n'ubushake bw'Imana cyose kizimaraho. Kubera iki? Yesu azazana handitswe ngo muri uwo mutima. Ndagira ngo muri uyu mugoroba wo gusoza isabato nsoresha agatekerezo gato k'ibyambayeho. Icyigisho kiravuga ngo handitswe ngo igihe kimwe nahise gahunda yo kubwiriza iwacu, bamenye nari yiga muri kaminuza y'Ubutare, hari ku rusengero rw'iwacu Eglise Mère. Nuko nahise gahunda yo kubwiriza, ndazinduka mu gitondo nk'uko bisanzwe. Hari inzira y'umuhanda nagomba kunyuramo, ariko mbona ni ya mbere ya kure, niciriye ya bugufi, shortcut. Nuko mu gihe nacaga iyo shortcut, iyo nzira ya bugufi, ngeze imbere mbona hari ihene yagiciye. Mbona hari ihene yiboshye. Umutima wanjye hazamo ijambo rivuga ko ngomba kuyibohora. Niza amagambo mu kugana Yesu muzayige namwe, ngo Yesu ntiyashobora kunyura ku nyoni yagize akabazo atayivuye. Ngo Yesu yari umuntu umugwaneza bitangaje, ku buryo atashobora kunyura ku kiremwa yaremye atagifashije. Nuko nyuze imbere y'iryo tungo, umutima wanjye hazamo kuyibohora. Ndagenda nkozeho numva birakomeye, ariko mbona ndaza no kwiyanduza. N'igihe wari bubwirize nete marete ndi bubwirize, mbona ndaza kwiyanduza, mpita nikomereza ndigendera. Mu gihe nteye intambwe ngeze imbere, igitekerezo gisa kizinguka muri iki, ngo nuko hari umuntu wamanukaga ava Yerusalemu ajya mu gice cy'abambuzi. Bahageze baramukubita, baramwambura, bamusiga ari indembe. Nuko umutambyi ahageze arakikira arigendera. Umutima wanjye hazamo ijambo rivuga ngo Eulade ageze ahantu hari ihene yiboshye ntiyayibohora, arakikira arigendera. Nuko ngo haza n'iki, undi muntu waje n'indera. Umutambyi ahageze arakikira arigendera. Hari abandi n'ibande bakomeza, niba ari umurewi nibuka neza, nawe ahageze arakikira arigendera. Neza biza mu mbaraga. Numva ibyo bintu mugira ngo nasubiye inyuma. Urumva nari bugufi bw'urusengero, narahageze ngize ku rusengero nsanga n'urusengero niba ararufungura. Ariko still iryo jambo riraza, arakikira agenza ate?
arigendera, arakikira arigendera. Numva muri jye mbaye shoke, byambanye urugamba rutoroshye. Nasize marete ku rusengero, nsiga hari abantu bakeya bategereje ko bafungura, mitamanuka gakeya, ntangira guhura n'abantu baje gusenga, barambaza bati none se kumanutse bigenze biti, kutashye bigenze. Urumva ibyo bibazo ndi kubazwa ntabwo byari ngombwa iyo mbikora hakiri kare. Buriya hari ibintu twanga gukora mu maguru mashya tukazabikora. Hari ibintu wanga gukora uyu munsi, kuko wanze kubikora uyu munsi kuzabikora mu minsi iri imbere bizakuvuna, kuko uri kurusha urugendo rwawe, inzira yawe uri kwigora, uri kongera imitwaro mu rugendo rwawe. Noneho abo bantu nababwiye nti chance nagize nuko bambarije ibyo bibazo hafi y'aho izo hene zari ziri nari mpageze, maze mpita aho kugira ngo mbabwire aho ndi kujya, ndababwira izi hene mpavuye ziziritse, none iriya yagici narahageze nsanga ya indi yari yiboshye iracyaboshye, noneho indi yindi yari ihari nawe yagiciye. Baba we, urumva ndacyagora urugendo rwanjye, hari ibintu nanze gukora kare, none ndi kurushaho kugora ibintu. Niyo mpamvu burya isomo iyo bivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire iki umutima, kandi Yesu ati nimugende mugifite iki umucyo. Buriya hari impamvu abavuga, buriya tugomba gukora ibintu uyu munsi, kuko uyu munsi niwo munsi wacu wo gukora ibintu. Nuko nahise mbabwira nti ariko we, ziriya hene mpavuye ziziritse, none dore yagiciye, reka nihute nyimufatire. Urumva mba ndabashoboye, ndagenda ndayifata, ngira amahirwe ndayifata, ndayizirika, ndagenda mbuhora na ya yindi. Nuko ngira amahirwe, basi uwo munsi ndahasimbura, ugomba ndawusimbutse. Ariko se murumva byari byoroshye, byari bikomeye. Ikintu nashaka kubabwira ni iki: Imana irifuza ko iyi Bibiliya mubona aha ngaha, Imana irifuza ko iyikoporora ikava muri izi nyandiko z'umweru, muri izi mpapuro z'umweru, ku buryo umuntu wese yandikwamo ijambo ry'Imana. Kirumvikana neza? Muri jye hakandikwamo ngo ubahe so na nyoko, ntukibe, ntukice. Muri jye hakajyamo handitswe ngo nta bya bindi byo. Niyo mpamvu nibigenda bityo ntabwo kubona ibibwirizwa bizajya bituvuna, kuko muri twe imibereho yacu, lifestyle, imibereho yacu ubwayo izahinduka ikibwirizwa. Muri twe handitswemo byinshi, kandi nta nubwo kubwiriza binagoye. Biroroshye kuvuga ibyo Yesu yagukoreye, ni ikibwirizwa gikomeye. Birumvikana neza? Uriya musore yarababwiye icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkabagezane nkabandeba. That's the best sermon ever heard. Icyo ni ikibwirizwa gikomeye abantu bigeze bumva. Icyo nzi nuko nari impumyi none nkabandeba. Twemerera Imana, tuyihe imitima ihinduke ikibaho, ihinduke duplicata. Imana yandike mu mategeko ya guverinoma yayo, ku buryo mu minsi iri imbere ubwo bazatwambura ibyanditswe byera, ntituzagira impungenge zo kuzimiza ibyanditswe byera, ahubwo iryo jambo rizabe ryanditswe mu mitima yacu. Ndasoresha amagambo make yanditswe mu gitabo cyitwa Our High Calling. Ubwo ni igitabo cyitwa umuhamagaro wacu uhebuje, ngenekereje mu Kinyarwanda, page 220, igika cya 5 mu Cyongereza. Haranzwe ngo twaba dufite umwaka umwe, 5 cyangwa 10 imbere yacu, tugomba kuba indahemuka mu nshingano zacu uyu munsi. Tugomba gusohozanya ubudahemuka inshingano za buri munsi, ntaho uwo munsi ari wo munsi wacu wa nyuma. Ndasubiramo, twaba dufite umwaka umwe, 5 cyangwa 10 imbere yacu, tugomba kuba indahemuka mu nshingano zacu uyu munsi. Tugomba gusohozanya ubudahemuka inshingano za buri munsi, nkaho uwo munsi ari wo munsi wacu wa nyuma. Ibi se twapfa kubishobora? Ntabwo byakunda. Ibanga ni rimwe, ni ugusaba Yesu agahindura imibereho yacu, ijambo ryayo akaryandika muri twe. Isezerano ni ryari: nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Maze imibereho yacu nitumara kumwemera akayandikamo amategeko, muri twe hazasohora handitswe ngo. Rero handitswe ngo yo mu mibereho, handitswe ngo yo mu mibereho irakenewe cyane uyu munsi kuruta handitswe ngo yo mu byanditswe. Imibereho yahindutse burya iravuga cyane kuruta handitswe ngo yo mu byanditswe. Uyu mugoroba amahoro ya Yesu abane natwe, kandi imibereho yacu ihinduke, ihinduwe na Mwuka w'Imana. Ibyanditswe muri Bibiliya twemerera Imana ibyandike mu mibereho yacu. Nibigenda bityo
ntabwo tuzigera tugira ikibazo cyo kuzimiza ibyanditswe byera, kuko bizaba byarahindutse imibereho yacu. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, mubyeyi w'urukundo rwinshi, turagushimiye muri kano kanya, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye iri jambo ryiza uduhaye, kandi ukaba utwigisha ikintu gikomeye. Turabigushimiye Mwami, uhabwe icyubahiro. Aya mahirwe tubonye, iri jambo twize ntabwo ari ijambo rikomeye, ariko ni ijambo rikomeye rifite imbaraga, ko riratureba. Twakwimye imitima ngo uyandikemo ijambo ryawe. Ntabwo twakwemereye ngo dukure mu Egiputa tugeze mu kindi gihugu, duha amategeko agenga guverinoma nshyashya. Mwami Imana, uyu mugoroba turayamanitse. Turakwemereye ngo udukureyo, udukure kwa Farawo, udukure mu Egiputa, maze numara kudukurayo uduha amategeko y'ubwami bwawe. Erega twagerageje kuyubahiriza turi mu Egiputa, yaratunaniye. Mwami Imana, dukorere igitangazo, udukure kwa Satani, udukure mu byaha, udukure mu budurimbukiro, udutuza ahandi hantu, kugira ngo ibyawe tubishobore. Reka imibereho yacu uhereye uyu munsi ihinduke handitswe ngo, kandi abatubona banezezwe kandi batangazwe n'ibitangaza ijambo ryawe ryakoreye imibereho yacu, mu izina rya Yesu. Amen.